Nongere mbahe ikaze kuri Niva Paula Vlog, twirukanka cyane dukomeza kuri episode ya 5. Ni story yacu n'ubundi umuzimu duherukanye John, hari wahuye nawe ushobora kuba adasanzwe kuri we, gusa bisa nkaho n'ubundi badasanzwe bameranye neza. Ninde uyu muntu uhuye na John akikanga? Se ni kubera iki John amwikanze? Turakomeje rero, turacyari ku ruhande rwa John. Nukarandeba maze arambaza ati ntago uri bwinjiremo se? Narebye inyuma ariko wa mukobwa w'umuzimu sinamubona, nibaza niba yagiye. Narebye Stephen maze ninjira muri elevator, ubundi arafunga. Nahise ntekereza ko yagarutse avuye muri Amerika, kuko bari bambwiye ko yari yaragiyeyo mu myaka 3 ishize. Yamfashe ku rutugu maze arambwira ati wari umeze ute se muvandimwe? Narebye ikiganza cye maze ndagifata nkivanaho, ndamubwira nti birakureba se ibyo kumera neza kwanjye? Nuko araseka maze arambaza ati kubera iki? Nago nshobora kubaza umuvandimwe wanjye se uko amerewe? Nasetseho kubera amagambo avuze maze ndamureba kandi ndishyahaya ku maso, ndamubwira nti ibyo nibyo ndimo kuvuga nyine. Kuki ubyitayeho se? Reka kwifata nkaho unyitaho, nanga kubona uri kundeba niyo sura yawe. Ntukihindure uko utari, ntago bikubera. Elvete igeze aho igera irafunguka mvamo, ndimo nerekeza ku biro nongera kubona wa mukobwa w'umuzimu, nuko agenda iruhande rwanjye maze arambaza ati ku maso yawe hameze gutyo, waba umaze kurwana n'umuntu? Nuko nanjye ndamubaza nti wari wagiye he? Nuko arambaza ati wari wamangayikiye se? Musubiza nari no kumureba nti nihe mpamvu se nahangayikiye umuzimu? Nakubazaga gusa. Araseka maze aravuga ati mbivuge wari umpangayikiye. Mu nama rero twese twari twicaye hamwe, hagati hari ameza tuyakikije. Olivier umugore wa mbere yari yicaye iruhande rwa papa, njye nari nteganye na Stephen. Maria yari yicaye iruhande rwanjye, naho Julie na Roseline umugore wa nyuma wa papa we bari bicaranye. Raymond umujyanama wa papa yaramuhagaze iruhande, mu gihe abandi bagabo 3 nabo bari bahagaze kuri buri ruhande rw'ibiro. Nuko ndibaza mu mutima nti ese aba bagabo barakora iki hano, uko nari nzi ko ari inama y'umuryango? Kuki hano hari abantu benshi? Nyuma y'iminota mike nta muntu n'umwe uvuga, papa atangira inama ati mwese ndabashyiriye cyane kuba mwaretse ibyo mwakoraga mukaza hano kwitabira iyi nama. Ni byiza kubabona mwese, dore ko hari hashize n'igihe kitari gito. Nuko areba abari aho bose maze aravuga ati naho ku muntu umwe utari hano, roho yiruhukire mu mahoro. Umuntu yavugaga ni mama wanjye umbyara. Urupfu rwa mama rwaramayobera kuri njye, yabuze iminsi 2 nyuma tuza kumva ngo umurambo we wagaragaye ku nkengero z'umugezi munini. Uwo munsi niwo munsi nababaye mu buzima bwanjye, narize kurushwa nigeze ndirana mbere. Nibajije icyamujyanye ku mugezi, iperereza ryarakozwe ariko nta kintu na kimwe cyabonetse mu byateye urupfu rwe. Ndabizi kandi nizera ko urupfu rwe rutari urusanzwe. Buri gihe nizera ko mama wanjye yishwe nyuma y'uko ashyingurwa. Iryo joro sinatashye mu rugo, nararize ndaboroga mubwira ngo nagaruke mu rugo. Uwo munsi wasaga nkaho isi ndangiriyeho. Naryamye aho yashyinguwe, ariko mparyamye ndota yagarutse arimo kumwenyura akanamobera mu maboko ye, ariko mbyutse ntago nabashaga kumubona. Ubwo narahagurutse ntangira guhamagara izina rye. Bwari bwije cyane kandi hatuje cyane, uretse ijwi ryo kurira kwanjye ryumvikanaga gusa. Nariraga mvuga nti mama w'insiga, ndakwinginze w'insiga, garuka uzujyane hamwe nanjye. Ubwo nyirimo kurira numva umuntu antungutse inyuma mfata ku ntugu, ubwo ampindukira nyirimo kurira amarira arimo gutemba. Mpaguruka njya mu biganza bye mpamagara nti mama. Nuko arambwira ati ntabwo bugira kurira wenyine ku gituro, ijwi ryawe riri gusakuza ku buryo ntashobora kuruhuka neza, ntiwongere kurira dore ndi hano. Nuko nzamura amaso kugira ngo mure mu maso, ndamubwira nti ndabizi ko utari bunsige. Nuko nkora mu mifuka nkuramo umudari nari natsindiye mu marushanwa yo kwiruka, maze mwereka ndimo kurira nti mama, mu minsi 3 ishize natsindiye umudari mu marushanwa yo gusimbuka nanone. Ndabizi urishima nubona, si wambwiye ngo ndi umwana mwiza muri isi kurusha abandi? Reka tujye mu rugo rero. Ndagusezeranyije ko ntazongera gutuma uhangayika, nzakora uko nshoboye mba umwana mwiza, nta n'ubwo nzongera kuryama ninze ndimo gukina imikino, ahubwo nzajya mba ndi kwiga, nzakora uko nshoboye kose kugira ngo ngushimishe.
kuva ubu reka tujye mu rugo. Nawe yarimo kurira nkora mu mutwe maze arambwira ati ibyo ni byiza kuri wowe, ngaho rekeraho kurira bitangiza isura yawe nziza. Nuko arambwira ati umbabarire mwana wanjye, ndagusezeranyije ko nzakurinda kuva ubu ngubu, umbabarire kubwo kugusiga hakiri kare. Nuko arampobera maze ndamubaza nti mama kuki urimo gusaba imbabazi? Yarandekuye ariko akanga kundekura ikiganza, atera intambwe asubira inyuma ndetse ari no kurira, yazunguje ukuboko kwe ameze nk'unsezera bwa nyuma n'amarira ku maso. Nararize cyane maze ndavuga nti mama ugiye he? Ndakwinginze ntugende, wansezeranyije ko uzahorana nanjye, wambwiye ko ari njye cyizere cyawe muri iyi si, kubera iki mama? Ndakwinginze wigenda. Yahise aburira mu mwuka sinamenya aho anyuze. Nakomeje gusakuza cyane mfukamye kuri sima mvuga nti mama ntusige. Byose byasaga nk'inzozi mbi kuri njye. Nifuzaga ko hagira uwaza akankangura muri izo nzozi ndende. Igitondo cyakurikiyeho papa yohereje abarinzi be ngo baze bamvane mu gituro cya mama kubera ko njye ntashakaga kuhava. Banyinjije mu modoka ku ngufu ubundi baranjyana hamwe nawe. Yarampumurije ndetse anansezeranya ko azanyitaho mu cyimbo cya mama, ariko byose byari ibinyoma. Umugore wa mbere yatumye ubuzima bwanjye bumera nabi nyuma y'uko amenye ko papa ari kunyitaho neza. Yapanze imipango myinshi kugeza ubwo yabigizemo uruhare papa akantera umugongo. No kuva nava ku gituro cya mama natangiye kubona ibintu bidasanzwe abantu batashoboraga kubona. Bwa mbere nagiraga ubwoba buri ubwo nabonaga ari bwo bwa mbere cyangwa se buri kintu cyose nakibonaga kigenda nyine yaba ari umuntu se cyangwa iki, kugeza umunsi ubwo byageze nkazajya mbona mama umbyara. Nabaga nishimye ariko ntibitinde. Yakundaga kunsura buri munsi ndetse nkishimira kuko nabonaga imizima icyo gihe. Yambwiraga ko ngomba kwibagirwa ahahise ngakomezanya n'ubuzima buzaza. Hashize igihe rero ntabwo nabashaga kongera kumubona, ariko nibwo nakomeje kujya mbona indi mizimu na za roho mbi. Ubwo papa amaze kuvuga kuri ibyo byanyibukije ibibi byose nanyuzemo. Yakoze inama ye yavuga ku bya kampani n'ibindi, nuko abwira buri wese ati kubera ko Stephen ari we mwana w'imfura muhaye umwanya wa perezida muri iyi kampani. Umujyanama we amuhereza impapuro agira ibyo yandikaho. Nuko papa arakomeza ati naho John we agomba kuba vice president. Mbyumvishe nari ngiye guseka gusa ndifata kugira ngo batabifata ukundi. Nuko ndibwira mu mutima wanjye nti ubu koko yizeye ko njye nakora muri kampani ye. Nuko Mariya we amushyira mu yindi kampani ndetse anabasezeranya ko Julie narangiza kaminuza azamushyira muri kampani. Nyuma y'inama twese twavuye mu biro, napanze guhamagara papa ngo mubwire ko rwose bitamfasha gukora muri kampani ye. Nuko ngiye kuri elevator Stefan arambona ahagarara iruhande rwanjye maze araseka. Ku ruhande rwa Stella rero ubwo yiyeretse imbere y'umusore mwiza John, mbona umuhungu umuhagaze imbere Stephen nawe yari mwiza ku maso, yakeye cyane. Nuko mbaza umusore mwiza ati uyu ninde? Nimara kubivuga mbona umusore nawe arebye mu cyerekezo ndimo ndetse no ku maso he harakaye. Nahise nibaza kandi ntunguye cyane nti nukubera iki nawe se ashobora kumbona? Umusore mwiza John nawe yahise areba uwo musore. Ni naga turangirize rero episode ya 5. Ese Stephen se nawe ashobora kuba abona abazimu? Reka tuzabikomerezaho muri episode ya 6. Bararikire gukomeza kubana natwe kuri Niva Paula Vlog.